Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota yo hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira dukosore ikizamini nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo by'ukuri bine, ugahitamo icyanya cyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kuza gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ngo ikizamini dushyizeho gishya, kugira ngo isomo rishya dushyizeho ujye uhita uribonera ku gihe. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko, ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, nawe uhita utwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 tukakwigisha igihe gitoya, nawe ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubibahe ni mu gihe gitoya. Ndakeka ko rero mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo wakora iki ubonye icyapa. Iki cyapa, ese wakora iki ubonye iki cyapa? Tegereze neza, kino cyapa cyanditsemo ijambo ryanditse ngo stop, bisobanuye mu ndimi aho ni mu ndimi z'amahanga, mu ndimi zacu z'ikinyarwanda tugenekereje birasobanura ngo guhagarara. Urahagarara mu gihe cyagenze gute, byagenze ute? Ese ni ugupfa guhagarara bisanzwe cyangwa ni igihe runaka? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, rero urahitamo icyanya cyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko impamvu dukosora bino bizame, ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe cyakozwe uyu munsi, wazagegwaho ukabona ibibazo 7-5 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe wakoze. Rero kugira ukore rimwe uhita utsinda nta rindi banga, ari gusaba kubona imyitozo ihagije. Rero kugira ujye uhita uyibonera ku gihe ukanda subscribe aho hasi. Iravuga ngo guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. Wabona ibinyabiziga bikwegereye ugahagarara. Beka ngo guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona, cyangwa ugahagarara niyo nta kinyabiziga waba uri kubona. Se kandi guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka, cyangwa ukabona abana bavuye ku ishuri bategereje kwambuka cyangwa bavuye ahandi. Naho de kandi ngo guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Bino bimenyetso byaka nabyo namaze kubakoreraho video. Murabizi hano ntabwo dukosora ikizame gusa, ahubwo n'isomo ryabafasha gukosora kino kizame bitabagoye. Ndaribategura nkaribashyiriraho n'ubu ngubu ndi kubategurira amasomo ajyanye n'ibipimo no ku matara kugira uzahita uyabonera ku gihe. Rero ukanda subscribe aho hasi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo. Rero hano ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Guhagarara niyo nta kimenyetso, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Iyo ubonye kiriya cyapa cyanditsemo stop, akenshi bakunda kugishyira ahantu hari isangano y'inzira uba ugiye kwinjira mu nzira nyabagendwa ikunda gukoreshwa cyane. Rero waba ugiye kwinjira muri iyo nzira ikunda gukoreshwa cyane, bikaba ngombwa guhagarara niyo nta kinyabiziga uri kubona kugira utegereze urebe ko hari ikinyabiziga cyaturutse iburyo cyangwa ibumoso, kuko uba ugiye kwinjira mu isangano rikunda gukoreshwa cyane kandi utari kureba iburyo, utari kureba n'ibumoso. Niyo mpamvu bashyiraho kiriya cyapa kugira ngo nuhagera uhagarare niyo nta kinyabiziga ubona, ubu utegereje ubone kwambuka nyuma. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo iyo ni amategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogramu 3500 ni. Hano hari ibisubizo bine rero baduhaye. Bibutsa ko kino kibazo bashobora kukiguhaza gutya, ariko hano bavuze ngo ibiro 3500 ntibabishyireho, bagashyiraho ngo toni 3.5, bikaba birakunaniye kandi ikibazo wari ukizi. Hano rero uba ugomba kumenya ko toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Hano kuvuga ngo toni 3.5 no kuvuga ngo ibiro 3500 byose ni kimwe. Ndi kwategura n'isomo ku bintu bijyanye n'ibipimo kugira uzahita uyibonera ku gihe. Rero ukanda subscribe aho hasi kugira ngo ntuzarindire ko abantu bagusharinga link. Iravuga ngo kilometero 60 mu saha, beka ngo kilometero 40 mu saha, seka ngo kilometero 75 mu saha, naho deka ngo kilometero
kilometero 20 mu isaha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha nabyo ntubigiyeho ikibazo, ntabwo ugenda uri gupima, ahubwo ikinyabiziga kiba kibifite, uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko bamaze kugihitamo rero hano, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kilometero 25 mu isaha niwo muvuduko ntarengwa, iyo nta mategeko awugabanya kwa ziriya modoka zikoze kuriya. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Ntabwo ahantu hose wagenda uri kuhagarika ikinyabiziga umwanya munini. Murabizi hari ibinyabiziga bitewe n'ukuntu biba bikoze kiba gishobora guhagarara ahantu ijoro ryose. Niyo mpamvu hari ahantu iyo hatabugenewe kuba wahagarika ikinyabiziga igihe kinini barabikubwira. Ni hehe habujijwe rero ko wahagarara akanya kanini mu gihe utwaye ikinyabiziga cyawe? Aravuga ngo imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, mbega ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo hano bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, baba bashatse kuvuga ngo A araba ari igisubizo cy'ukuri, ubwo imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi kikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? D iravuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ho iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo biba bishatse kuvuga ngo A ntabwo araba ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo araba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo araba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ni igisubizo cy'ukuri, imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ntabwo ugenda ufata ikinyabiziga cyawe ugiparike mu mwinjiro w'isoko, cyangwa ukagenda ahantu bari gusenga, cyangwa hari igikorwa cyabaye runaka niho bari kwinjira niho bari gusohokera ngo ugende uparikemo ikinyabiziga. Ntabwo yabyemeye. Cyangwa mu mihanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye naho biba bibujijwe. Ndakeka ko bamaze guhitamo C, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ahatari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? A iravuga ngo metero 1 na santimetero 50, B ngo metero 1 na santimetero 45, C ngo metero 1 na santimetero 90, naho D ngo metero 2 na santimetero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro rero, ndatekereza ko amaze kugihitamo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari A? Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari C? Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari D? Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo rero, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 1 na santimetero 90. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko niba utari wagikoze nikigaruka kitazakunanira. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kirabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora? Ese ahubwo ibyo bintu bibaho? Ikinyabiziga cyagenda mu muhanda vitensi idakora na moteri itari kwaka? Hano hari ibisubizo bine baduhaye rero, urahitamo icyanya cyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. A iravuga ngo igihe ikinyabiziga kigenda ahamanuka, mbega ngo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. C ngo igihe gifite feri y'urugendo, naho D ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo igihe kigenda ahamanuka, cyangwa igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, cyangwa igihe gifite feri y'urugendo, byose bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Akaba ariho ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo rero hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Murabizi mwese mujya mubibona, impanuka yabaye, twaye ikinyabiziga cyagonze, uretse kuba bagifata bakakizirika ku kindi kinyabiziga bakagenda bagikuruye kiri kugendesha amapine, vitensi ntabwo iba iri gukora,
ndetse na moteri ntabwo iba iri kwaka. Ndakeka ko bari bamaze guhitamo B, ndakeka ko bari bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa kivuga ahatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira cyangwa bw'ibara rikurikira. Risaba rite? A iravuga ngo umukara, B ikavuga ngo umweru, C ikavuga ngo ubururu, naho D ikavuga ngo umutuku. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ni B, umweru. Ndakeka ko kiriya cyapa mwese mukizi. Niba utari wareba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, nagushishikariza kujya kuyireba kugira ngo nujya ugera ku bibazo nk'ibi byere kujya bikunanira. Kiriya cyapa rero kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bw'umweru. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri kibaye B, niyo mpamvu kibaye umweru. Ese wari wagihisemo? Niba utari wagihisemo rero ntikizakunanire nikigaruka. Ndakeka ko rero wari amaze kugihitamo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya karindwi kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Ndakeka ko ibi bintu mwese mumaze kubimenyera. Ikinyabiziga rero kiba gifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera runaka bitewe n'ukuntu gikoze. Ndakeka ko hari ikinyabiziga kivuza ihoni niyo waba uri mu mubande ugahita wumva ko hari ikinyabiziga kivugije ihoni. Ariko hari n'ibindi bishobora kuvuza ihoni rikumvwa n'abantu bari kukibona cyangwa bitewe n'uko cyenda kubagera hafi. Rero hano bari kuvuga ni bihe mwa bino binyabiziga baduhaye bikurikira biba bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. A iravuga ngo amapikipiki. Ubwo waba uri muri metero 20 ipikipiki yavuze ihoni ukahita ubyumva. B ikavuga ngo velomoteri. C ikavuga ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, naho D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro rero, ndatekereza ko amaze kugihitamo. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, velomoteri niyo iba igomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Ndakeka ko waramaze kuyitamo B, velomoteri. Ndakeka ko waramaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango. Ikirango ni kimwe n'ikimenyetso cy'amabara akurikira. Icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango cyangwa cy'amabara akurikira. A iravuga ngo umukara n'umutuku, B ikavuga ngo umukara n'umweru, C ikavuga ngo umweru n'umutuku, naho D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo hano A yaba atariyo umukara n'umweru, B ikaba atariyo umukara n'umutuku, aho ni kuri A. B ikavuga ngo umukara n'umweru, C ikavuga ngo umweru n'umutuku, D ikavuga nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, umweru n'umutuku. Ndakeka ko kiriya cyapa mwese mukizi. Niba utari wakimenya, ndakeka ko ino video nkunda kuba nayishyizeho kwa yano magambo yanditseho amategeko y'umuhanda ari kwa ino video. Nakuri yibi gitangira na kano kanya yongera ukayitangiza kara jambo gahita kiyandikaho yugakanzeho gahita kakugeza ku iyo video y'ibyapa byo ku mihanda. Rero mubirebe kugira ngo ibibazo nk'ibi byere kujya bikunanira. Murabona ko bakunda kubibaza, bashaka kubibaza babikubajije mu magambo cyangwa akabikubaza baguhaye ishusho. Niyo mpamvu ari ingenzi kureba iriya video. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6, umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Igenewe abahe? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Iravuga ngo umuyobozi. Hano iyo bari kuvuga umuyobozi ntabwo ari kuvuga mu nzego runaka, bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga. Bega ngo umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere cyangwa uriya mugenzi wicaye ku ntebe y'imbere nawe akaba agenewe umukandara. Sega ngo ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma cyangwa ikaba yagira indi mikandara
ku ntebe z'inyuma naho D ikaba ngo ibisubizo byose ni ukuri, ubwo A ikaba ariyo, B ikaba ariyo ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ubundi ziriya modoka ndakeka ko niba mwarazigiyemo ziba zifite imikandara. Umuyobozi waba agomba kugira umukandara. B. Umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, naho ndakeka ko mu modoka nyinshi aba afite umukandara, ndetse ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Ndakeka ko izo modoka niba mwarazigiyemo mujya mubona ko ziba zifite imikandara no ku ntebe z'inyuma. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri ari D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ikibazo gikurikiraho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari budatuma abayobozi bagomba iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe kunyura hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. A iravuga ngo ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. B ikavuga ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. D ikavuga ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. Naho D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano birumvikana n'icyapa bari kuvugaho. Rero nk'iyo hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, hacitse inkangu bari gutiyura, cyangwa hari ikimodoka cyaguye mu muhanda kinini, biba ngombwa ko bacyegura cyangwa bikiba ngombwa ko gifunga umuhanda, hari imirimo iri gukorwa cyangwa bari gusanura umuhanda, hari ukuntu bigaragazwa. Rero bigaragazwa n'ikimenyetso gifite ayahe mabara mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko amaze guhitamo izo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni A, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Birumvikana kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa butegeka, wagomba kugutegeka ahantu bugomba kunyura. Niyo mpamvu igisubizo cy'ukuri ari A, ubuso aba ari ubururu n'ikirango cy'umweru. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Kirabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye ryari mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Gute? A iravuga ngo ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umukara. B ikavuga ngo ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C ikavuga ngo iki? Ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Naho D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona icya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo. Rero ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho aba ari mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Ndakeka ko aramaze kugihitamo. Rero ndakeka ko aramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze? Aka kanya ikintu nakubwira, kino cyapa akunda kugishyiraho nk'iyo imodoka wari uri kuyitwara igira ikibazo kimeze gite, wari uyitwaye ipfira mu muhanda. Birumvikana imodoka ni nini, ifite ibiro birenze ibyawe, ntabwo wayiterura ngo uyivane mu muhanda ngo uyishyire iruhande, ntibishoboka. Niyo mpamvu rero uhita wifashisha kino cyapa cya mpande eshatu kugira ngo kiburire abandi bayobozi bari kuza bagusanga bamenye ko hari icyago. Ese icyo cyapa ugishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyagiriye ikibazo kugeza aho icyo cyapa kiri? Hano hari ibintera bagiye baduha, urahitamo icy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ikintu bigufasha kubona ko urugero uriho. Wabona wagize amanota menshi ugakomereza, waba wagize make naho ugakomeza ugakosora, wabona ukeneye umwarimu ukatugana tukakwigisha aba ari make kandi ukiga mu gihe gitoya.
duhamagara kuri 0788 935 16 tukagufasha kwiga mu gihe gitoya. Ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga by'umwihariko naho uhita ukoresha iyo nimero tukaguha amasomo mu gihe gitoya, icyumweru kimwe n'igice uragenda ugakora ugatsinda, ukora rimwe ugahita utsinda. Noneho uri mu mujyi wa Kigali biba byoroshye, ukeneye kwiga computer naho uhita uduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 tukaza umunsi umwe tukigana amategeko y'umuhanda, tukakwigisha computer wazagira mu kizame. Computer ni kubera imbogamizi. Nabonye uwo munsi tuza tukigana tuje no kukwigisha computer ufasha abantu benshi. Hari n'abantu dusanga iwabo cyangwa aho bakorera cyangwa bakadusanga aho dukorera, ahasigaye tukabigisha mu gihe cy'umunsi umwe, ariko tukabigisha kuva mu gitondo kugera nimugoroba turi kumwe turi kwigana, nawe akagenda agakora agatsinda. Rero mutugane tubibafashemo. Ni kuri 0789 hano yavugaga ngo muri metero 5, mbega ngo metero 25, seka ngo metero 45, naho deka ngo metero 100. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Kino cyapa kiburira ugomba kugishyira muri metero 100. Ndakeka ko waramaze guhitamo B rero. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kibaza ngo ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda. Amatara ndangacyerekezo ubwo ni nk'ibinyoteri. Ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo icyanya cyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Iravuga ngo igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. Mbega ngo igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. Seka ngo mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Naho deka ngo kiretse ahari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Ese ni ryari biba byemewe ko wakoresha ano matara ndangacyerekezo? Ndakeka ko amaze guhitamo ikibazo cy'ukuri mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko byose uri kugenda ubibona. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano ikibazo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano ikibazo cy'ukuri nta kindi ni C. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Ugiye kubamenyesha icyo ugiye gukora, wenda ugiye guhindura icyerekezo, wenda ugiye kunyuranaho, wenda ushaka gufata feri. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Ndakeka ko waramaze guhitamo cya gisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda. Ukaba uri kugenda mu muhanda wawe waba ugiye gukata, ariko ntubibwire abandi bakuri inyuma. Murabizi nk'iyo ugiye gukata hari ikinyoteri ucana. We rero ntubikora, ugatinda kubikora ukabireka, ukabimuha watangiye gukata. Ese ni iki biba byabangamira ku migendere isanzwe y'ibinyabiziga? Iravuga ngo bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. Mbega ngo bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo bamenyeshejwe. Seka ngo baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo bamenyeshejwe, naho deka ngo ntacyo bibangamiraho. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga ari gutinda gutanga ibimenyetso by'ikintu agiye gukora. Ese ni gute bishobora kubangamira imigendere isanzwe y'ibinyabiziga? Hano ndakeka ko amaze kugihitamo reso cy'ukuri. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo bamenyeshejwe. Niba utunguye umuntu waba ugiye nko gufata feri ugahita ukacira feri, ntabwo umuhaye ikimenyetso cy'uko ugiye gufata feri cyangwa ugiye gukata cyangwa ugiye kunyuranaho, ibyo byose uri kubikora utari uri gutinda gutanga ibimenyetso, bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo bamenyeshejwe. Ndakeka ko waramaze guhitamo cya gisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko waramaze kucyandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iki cyapa kivuga. Ese kino cyapa kivuga iki? Urabanza umenye ubwoko bwacyo. Kiri mu bwoko rero bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, aho birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande 3. Uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Iyo wavuze ishusho y'icyapa ni gutyo uri kubona kimeze.
rero kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku. Iyo batavuze ngo umuzenguruko w'umutuku baravuga ngo mu ibara ritukura, ubuso bwera cyangwa bakavuga ngo ubuso bw'umweru, n'ikirango cy'umukara kirimo akantu karazamutse gahita kihetera iburyo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Kino cyapa kiraburira. Niba utari wareba iyo video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, nagushishikariza gusubira kuri YouTube channel yacu ukayireba kuko ni ingenzi. Umuntu wayirebye kino kibazo ntabwo cyamunanira. Aravuga ngo ikoni iburyo, mbega ngo akazamuko gashinze cyane, sega ngo akamanuko gashobora gutera ibyago, naho dega ngo B ndetse na C byose ni ukuri. B akazamuko gashinze cyane cyangwa akamanuko gashobora gutera ibyago ni ukuri. Uko bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro. Hano ari igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ikoni iburyo. Kino cyapa urabona ko ni ikoni iburyo, biragaragara. Niyo mpamvu rero kuba uzi ubwoko bw'ibyapa ukaba uzi itsinda kibarizwamo bigufasha kuba wamenya n'ubusobanuro bwacyo bitakugoye. Ikibazo cya 16 kibaza ngo iyo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe. Ni umuhanda usanzwe nk'ino za kaburimbo tugenderamo, ufite ibisate bibiri, hari icy'iburyo hakaba n'icy'ibumoso. None umuyobozi abujijwe. Aravuga ngo kugendera mu gisate cy'iburyo, beka ngo kunyuranaho, sega ngo kugendera mu gisate cy'ibumoso, naho deka ngo ibisubizo byose nibyo. Ubwo A ikaba ariyo, B ikaba ariyo ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano rero igisubizo cy'ukuri ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kugendera mu gisate cy'ibumoso biba bibujijwe. Murabizi mu Rwanda dukoresha igisate cy'iburyo. Ubu ushobora gukoresha igisate cy'ibumoso mu gihe bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Murabizi niba utwaye ikinyabiziga cyawe uvuye iwawe ugiye kwinjira mu muhanda, utwaye moto cyangwa utwaye imodoka, ntabwo ugendera mu gisate cy'ibumoso. Ukinjira mu muhanda uhita ujya iburyo. Niyo mpamvu rero umuyobozi abujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso. Ndakeka ko ramaze guhitamo C, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kibaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Murabizi kwa kundi ibinyabiziga ni igihe cy'imvura wagiranye imodoka yawe, wenda wari wagiye gutembera ahantu muri parike cyangwa se wari wagiye gusura ababyeyi baba mu cyaro, igihe cy'imvura, imvura yaguye. Murabizi n'ubutaka bugenda bwakira amazi ku buryo butandukanye. Hari aho imvura igwa mu kanya gatoya bukaba burumye, hari n'aho akavura kagwa ari gake y'itaka rigahita riba icyondo. Rero ikinyabiziga cyawe kigezemo ni ubuhe buryo bwakoreshwa kugira ngo kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe? Ese ni ubuhe buryo bushobora gukoreshwa? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. Inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. Beka ngo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, inziga zigashyirwaho udushyundu cyangwa inziga zigashyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 9356 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Hano rero cy'ukuri nta kindi ni B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Ndakeka ko ramaze kugitamo B, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75. Ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 avuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Iravuga ngo metero 4.
mbega mu metero 3 na santimetero 50, sega mu metero 3 naho D nta gisozo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Bibutsa ko bino bibazo byerekeye ibintu bijyanye n'ibipimo ndi kuhateguraho isomo, kugira uzahita uribonera ku gihe rero ukanda subscribe aho hasi. Murabizi ngenda mbashyiraho amasomo abafasha gukosora bino bizame biba byakozwe bitabagoye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano rero cy'ukuri nta kindi ni C, metero 3. Ese wari wamaze guhitamo igisozo cy'ukuri C? Ese wari wacyanditse ku gapapuro? Niba utari wagikoze nikigaruka ntikizakunaniye. Murabizi ibibazo biragaruka, hari igihe uzagera mu kizame cyawe ugasanga ibibazo 5, ibibazo 7, ibyo mwa kino kizame kimwe wakosoye byagarutse. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikurikira igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. A iravuga ngo iby'inyuma metero 3, B ikavuga ngo iby'imbere metero 2.70, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A iby'inyuma akaba ari metero 3 na B iby'imbere akaba ari metero 2.70 bikaba ari ibisubizo by'ukuri, naho D ikaba nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atariyo, iby'inyuma ni metero 3, B ikaba atariyo, iby'imbere metero 2.70 ndetse na C ikaba atari igisozo cy'ukuri. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B. Iby'imbere aba ari metero 2.70. Kuvuga ngo metero 2.70 ni kimwe no kuvuga ngo metero 2.7, kuko 0 iri inyuma y'akadomo iyo nta wundi mubare ukurikiyeho ntabwo ibara. Hano bavuze ngo metero 2.7 uzavuge ko ari igisubizo cy'ukuri. Niba bavuga ngo metero 2.700 uzavuge ko ari igisubizo cy'ukuri. Niba bavuga ngo ni metero 2.700 uzavuge ko igisubizo cy'ukuri ari cyo ngicyo, kuko 0 iri inyuma y'akadomo nta kintu bivuze. Ariko niba bavuga ngo wenda metero 2.70 bakarenzaho nka rimwe, wenda 71, aho ngaho igisubizo cy'ukuri kizahita gihinduka. Ndakeka ko byumvishe, ndakeka ko umenye ahantu itandukaniro riri. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma tugiye gusorejezaho kirabaza ngo uretse biboneye uruhushya ubundi birabujijwe gukira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Murabizi ntabwo wagenda watwaye imizigo irenze yanditse ku karita, uburemere burenze ubwanditse ku karita birahanirwa, ariko ibyo ni kubikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Hari ibinyabiziga rero byo biba byemerewe kuba byarenza ubwo buremere bwanditse ku karita. Ese ibyo bibaho? Ibyo binyabiziga ni ibihe mwa bino binyabiziga baduhaye? A iravuga ngo ibinyabiziga bya polisi, B ngo ibinyabiziga bihinga, C ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, naho D ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ibisubizo byose niki? Ni ukuri. Ese ni benye ibinyabiziga mwa bino binyabiziga baduhaye biba bishobora kurenza uburemere bwanditse ku karita bw'uburemere biba bigomba gutwara. Ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cy'ukuri mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Ndakeka ko mujya mubibona mukabona ikimashini kikoreye itaka ryagera rigatondera hejuru, ukabona rishaka no kujya riragwa. Birashoboka ko kiba cyarengeje uburemere bw'ibyanditswe ku karita, ariko cyo kubera kiri mu mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda kiba kibyemerewe. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko nkwigisha ucyandika muri comment, ugahita ukanda subscribe kugira ngo ninyishyiraho uzahita ukibonera ku gihe. Bibutsa ko code zose zikuboneka waba uri hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788 935 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu shuri cyangwa uri kure, twandikira kuri 0788 tukakwigisha online, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Noneho mujye murakunda kureba biriya bintu ndi kuba napostinze, kiri kuba ari ikibazo gikunda kubazwa
cyangwa cyakunzwe kugarukaho mu bizame byakozwe. Mujye murakireba mugikosore kugira ngo nikiza bakibabajije cyere kubananira. Ikindi mbibutsa ko ikizami cyose gikozwe mujye murakireba kwa ino YouTube channel yacu kugira ngo nacyo niharamuka hagarutsemo ikibazo ugikore. Murabizi ibibazo biragaruka ntabwo babihimba, uragira mu kizami ubone mwa kino kizami kino wakosoye kimwe hari ibibazo 5 byagarutse muri icyo cyawe baguhaye. Rero niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe ujye uragikosora, ndakeka ko uzatsindira ku manota hejuru kandi bitakugoye. Amahirwe masa, ndabakunda cyane abantu bari gukora, namwe mwese mudukurikirana, Imana ibahe umugisha kandi ijye ibarinda. Intsinzi turi gushaka ndakeka ko tuzageraho. Mugire ibihe byiza.